Amazina yanjye ni Nzamwitakuze Josiane, mwese mukurikirana YouTube channel Ibihe Byiza n'urubuga wa eshatu://ibihebyiza.com, aho muri mwese mbifurije amahoro y'Imana. Imana y'amahoro ibampera umugisha mwinshi. Ngarutse nje ngo tuvugane mbabwire n'ubundi ubutumwa Imana yampaye ku itariki 19 z'uku kwezi kwa 11 uyu mwaka wa 2020. Imana yarangendereye mu iyerekwa rya nijoro nari ndyamye, irangije intuma ku bantu abatuye hafi, abatuye kure, abantu bagiye kurokoka ibyago bigiye gutera isi. Ndambwira ngo rero ubambwirire. Mu by'ukuri rero nicyo cyanzanye, n'ubundi dusenga Imana. Turagushimye Mana y'amahoro, uri mwiza, urera kandi urakiranuka. Icyubahiro cyawe nta muntu muzagisangira, izina ryawe nirishimwe. N'ubundi turi imbere yawe duciye bugufi ngo icyubahiro cyawe cyamamare kandi izina ryawe rimenyekane. Duciye bugufi kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Mu izina rya Yesu turi imbere y'ubwiza bwawe, tugusaba ngo dushyigikire muri uyu murimo, tukwinginga ngo ubutumwa n'ubundi bugere ku bantu bawe nk'uko wabigambiriye. Turagushimiye, twirukanye Satani uteza imitima kwinangira, kandi Uwiteka reka umugambi wawe usohore ku bantu bawe. Urakoze kubyumvise, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana rero yaransanze nijoro, hari nko mu hafi saa 8, ko Imana rero yarambwiye ngo genda umbwirire abantu ngo dore abagiye kurokoka ibyago bigiye gutera isi n'ibiri kuyitera abariho. Ikibimbwira nyine narikanze nk'ibisanzwe umuntu uhawe ubutumwa bukomeye, ariko hajemo ijambo kurokoka nanone numva ndahumurijwe. Imana rero yarambwiye ngo abantu bagiye kurokoka ibyago bigiye gutera isi n'ibiri kuyitera, ngo ni abantu bari mu ihema ryayo, ni abantu bari kumvira umwuka, bakumva icyo Imana ibabwira, bagahunga icyaha n'igisa n'icyaha. Abantu bahungira mu ihema ry'Imana nibo bantu bagiye kurokoka ibi byago bigiye gutera isi n'ibiri gutera isi. Mu by'ukuri rero ibi byago Imana yabimbwiyeho, abanje kumbwira ngo ibi byago ari impuha turi kumva, impuha twumvise, ari impuha z'intambara, ari iz'ibirwara by'ibyorezo, ari iz'inzara, ari izo gutotezwa. Imana yarambwiye ngo ni ukuri ibyo ngibyo bizazira isi kandi byaziye isi, ndetse hari n'ibindi bizaza bikomeye abantu batarabona. Imana yarambwiye ngo ibizaza nibyo bikomeye abantu batarumva, batarabona, bitaragera ku bantu. Ariko ikimara kubimbwira imbwira ngo ni ukuri, irambwira ngo ariko impamvu ngo utumye ubu butumwa ugende umbwirira abantu banjye ngo aba nibo bagiye kurokoka ibi byago, nta cyago na kimwe kizabageraho, kuko bazaba bari mu ihema ryanjye, bari mu burinzi bwanjye. Imana rero yambwiye ngo abangaba bazarokoka ibi byago ni bantu ki? Ni abantu barimo barumvira umuhamagaro, ni abantu bari gukora bagendera mu bushake bw'Imana, ni abantu bari kwanga icyaha n'igisa nacyo, ni abantu batari kugendera mu buriganya, ni abantu barimo barakiranuka bakera imbuto zo gukiranuka, ni abantu babonye ko muri Yesu ariho hari uburuhukiro, hari ubuhungiro bagahungiramo. Aba bantu niba Imana yambwiye ngo nibo bagiye kurokoka ibi byago bigiye gutera isi, ibyago birimo umubabaro ukomeye, ibyago birimo kurenganywa kw'abakristo, ibyago birimo inzara, ibyago birimo impfu nyinshi, ibyago bikomeye by'indwara z'ibyorezo zikomeye. Imana yarambwiye ngo ni ukuri ibyorezo by'indwara byo bizaza n'ibindi tutarumvisha amatwi yacu, ndetse ngo n'ibihuha by'intambara ibyo nabyo bizahaba. Ariko irambwira ngo mbwira abantu baba bari mu Rwanda, bari ku mugabane wa Afurika, baba bari hanze,
y'u Rwanda n'abari ku migabane y'Uburayi n'indi abazabasha kumva ubu butumwa, ngo mbabwire ngo uretse ubu bwoko bwonyine aba bantu barimo baremera kugendana n'Imana, bari kumvira umwuka, bari gukizwa, bari guhungira muri Yesu, ko ari bo bonyine bazarokoka ibi byago. Mbari ko mbabwira mbahumuriza mbabwira ngo nubwo bihari, nubwo intambara zaba, nubwo inzara zaza, yarambwe ngo nimbabwira ngo ibyo ntibibakure umutima. Niba mwaramaze guca ingando mu ihema ry'Uwiteka, niba mwaramaze kugira ubuhungiro mu Mana, niba muri guhungira muri Kristo, Imana irambwira ngo bwirira abantu ngo abo nibo bagiye kurokoka aka kaga kagiye gutera isi yose. Hanyuma rero ahangaha Imana yarambwiye ngo ntabwo ibi byago bizarobanura, ntibizagera kukomeye ngo bimureke, ntabwo bizagera ku muntu woroheje ngo bimureke, ahubwo umuntu wenyine uzarokoka ibi byago, uzarokoka ibi byorezo, uzarokoka iyi nzara igiye gutera, Imana yarambwiye ngo keretse umuntu uri mu ihema ryayo, keretse umuntu uri guhunga ibyaha akirukira muri Yesu. Niyo mpamvu mfite iyi mesaje Imana yambwiye ngo mvugane n'abantu batarizera, bahakana ko Yesu Kristo ari umwami, batemera ko Kristo yabambwe, batemera ko Yesu yatubambiwe, bataramwakira nk'umukiza. Yarambwiye ngo ndangurure mbabwire ngo muhungire muri we, kuko niho honyine hari ubuhungiro. Imana yarambwiye ngo niho honyine umuntu yabasha kurokokera ibi byago, bongera imbaraga zo kwihana no kwiyeza, kugira ngo bagire ubuhungiro, bagire icyumba muri Yesu. Aho ngaho ngo niho hatazabasha kugera ibyo byago. Imana yarambwiye ngo yemwe bantu mutarakira Kristo, hari abagiteresa agakiza, hari abantu batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo nta handi hari ubuhungiro uretse muri we, kuko ngo ibi byago ntibizarobanura, ntibizareba kuba imbata cyangwa umudendezo, ntabwo bizareba ngo urakomeye ufite amafaranga, ntibizareba titire. Imana yarambwiye ngo nimbabwire muhungire muri Yesu, niho mu ihema ry'Uwiteka, muri Yesu niho hari umutamenwa amasasu atapfumura, muri Yesu niho hari umutamenwa ibyorezo bitabasha kumena. Imana yarambwiye ngo aba nibo bantu bafite ubuhungiro, nibo bantu bagiye kurokoka ibi byago bigiye gutera isi. Ubu butumwa rero bubumbiye muri iki gitabo cyo kubara, ibice 13 umurongo wa 30 kugeza ku murongo wa 33, ndetse n'igice cya 14 umurongo wa 1 kugeza ku wa 9. Yantumye no kuri abantu batarakira Yesu batari mu ihema, intuma kubabwira ngo nabo bahunge kandi bihute, kuko ibi byago ntabwo ngo bizarobanura. Dusome rero ijambo ry'Imana riri mu kubara ibice 13, turahera ku murongo wa 30 tugeze ku wa 33, tujya no mu gice cya 14 umurongo wa 1 kugeza ku wa 9. Kubara 13 umurongo wa 30 tugeze ku wa 33, tujye no mu gice cya 14 umurongo wa 1 tugeze ku wa 9. Twumve ibyo hatubwira, kuko niho hari izingiro ry'ubu butumwa Imana yampaye, imbwira ngo bagiye kurokoka ibi byago ni abari mu ihema ryayo. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati tuzamuke nonaha tuhahindure, kuko tubasha rwose kuhatsinda. Kandi abantu bari bajyanye nawe baravuga bati ntitwabasha kuzamuka ngo turwane abo bantu kuko baturusha amaboko. Babarira Abisirayeli inkuru y'incamugongo y'igihugu batase bati igihugu twanyuzemo tukagitata ni igihugu cy'umwiryane, kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare, kandi twabonyemo abantu barebare banini, Abanaki bakomotse mu bantu barebare banini, twibonaga tumeze nk'inzige nabo bakabona tumeze nkazo. Igice cya 14
umurongo wa 1 kugeza ku wa 9 naho aravuga ngo iteraniro ryose ritera hejuru rirataka, abantu iryo joro bararira, Abisirayeli bose bitotombera Mose na Aroni. Iteraniro ryose rirababwira riti, iyaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa, cyangwa iyaba twaraguye muri ubu butayu, Uwiteka atujyanira iki muri icyo gihugu kugira ngo tuhicirwe n'inkota? Abagore bacu n'abana bacu bazaba iminyago. Ikiruta si uko twasubira muri Egiputa. Baravugana bati, twishyirireho umugaba dusubire muri Egiputa. Maze Mose na Aroni bikubita hasi bubamye imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryari riteraniye aho. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefuni bari mu mubare w'abatase icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo, babwira iteraniro ry'Abisirayeli bose bati, igihugu twaciyemo tukagitata ni cyiza cyane. Niba Uwiteka twishimira, azatujyana muri icyo gihugu, akiduhe kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima, ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye. Imana iduhane umugisha. Aha rero Imana yantumye kubwira abantu ngo ntimukurwe umutima n'ibyo byago n'ibyorezo, kuko birahari. Nubwo bihari, Imana yambwiye ngo abari mu ihema ry'Imana ntacyo bizabakoraho. Nubwo indwara zizaza ndetse zikomeye tutanabonye, nubwo inzara zizabaho ndetse zikomeye, Imana yambwiye ngo ibyo byose ntibibakure umutima, kuko abantu bagiye kubirokoka ari abantu bari mu ihema ry'Imana, ari abantu bahungiye ku Uwiteka. Niyo mpamvu rero Imana yambwiye ngo mbwire abo bantu nabo batarakizwa, batarinjira muri ubwo buhungiro, batarizera Yesu, nabo ngo bahunge, kuko nta wundi muntu uzarokoka ibi byago uretse umuntu wafashe iya mbere yo guhungira muri Kristo Yesu. Imana yacu iduhane umugisha. Imana yo mu ijuru idushoboze gukiranuka kandi idushoboze kuguma mu ihema ryayo, kugira ngo tubashe kurokoka akaga kagiye gutera. Imana y'amahoro iturengere cyane. Murakoze. Mana yera, Mana y'urukundo, turagushimiye. Uri mwiza kandi uri Imana ikora uko ishaka mu ngabo zo mu isi n'izo mu ijuru. Izina ryawe nirishimwe. Tugushimiye rero ubu butumwa wemeye ko butambuka, n'ubundi ubushoreze imbaraga zawe n'umwuka wera, kugira ngo bugere ku muntu wese bugenewe. Icyubahiro ni icyawe. Turagushimiye ko ubikoze mu izina rya Yesu. Amen.